Ah, turabaramukije mwese abakunzi ba PGC TV, tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Twongeye gutumiramo pasiteri kugira ngo agire icyo tuganiriza. Mu kiganiro kimwe twari twagiranye ariko dusoza tutakirangije neza ngo umuntu amenye nyine uburyo yasoma Bibiliya kandi akayisobanukirwa mu buryo bwimbitse. None muratubabarira, tumaze iminsi tutaza ku murongo bitewe n'uburyo bwa utubazo twa tekinike, ariko byakemutse, turi kumwe, muzakomeza mutwumva kandi natwe twishimira rwose kuba hano kugira ngo tubane kuri uru rubuga twungurana ibitekerezo. Turi gutangira rero turaha ikaze pasiteri. Ikaze pasiteri. Murakoze cyane kuduha ikaze. Yego. Mwisange twongere dukorane ikiganiro cyiza. Ubushize abantu baragikunze, muri komenti abantu bavuga ko twakomeza tukabaha ibiganiro, abandi bakavuga ko twabasobanurira neza uburyo bwo gusoma Bibiliya, uburyo bakwifashisha kugira ngo basome Bibiliya mu buryo bayisobanukirwa neza, abatagiye bakoramo amakosa amwe namwe wari wagiye ugaragaza muri video zatambutse. Ikindi, undi mukunzi wacu yadusabye ko, ndagira ngo bamwita Nshizirungu, yadusabye yuko twasobanura uburyo PGC TV icyo ari cyo, cyangwa se mu magambo arambuye. PGC TV mu magambo arambuye ni Power of Gospel Church. Ubwo rero umukunzi wacu ashobora kuba asobanukiwe. Hari ikindi wakongeraho pasiteri? Bayandi bose nicyo ni amagambo ahinnye. Yego. Agize Power of the Gospel Church. Yes. So niko bisigura. Yes. Turabashimiye rero, tugiye gukurikirana pasiteri, kandi rwose wowe uri kuri televiziyo yawe cyangwa se telefone yawe yicaginga, ushyiremo umuriro, ube hafi tuganire bino bintu tugiye kuganira, bizakugirira umumaro. Pasiteri, ni byiza ko ntacyo bitwaye kwibwira abantu kuko ntibiteye isoni, kandi hari umuntu ubuje ari ubwa mbere. Rero watangira wibwira abakunzi bacu. Ikaze. Asante cyane. Amazina yanjye nitwa Richard Ruganirwa Semariza. Yego. Nzangendana nahindagura amazina, ariko nuko Richard Ruganirwa Semariza. Murakoze cyane. Asante. Maze rero ntidutinda, ndagira ngo nguhe umwanya uganirize abantu ku kiganiro twari twaganiriyeho kiganisha mu gusoma Bibiliya. Turi gukomeza tuzamuka tumenya uburyo bwo gusoma Bibiliya n'amakosa amwe namwe umuntu yakuramo mu gihe asoma Bibiliya, amakosa ashobora gutuma atumva Bibiliya mu buryo isobanuyemo, cyangwa we akayisobanurira mu bundi buryo. None nk'uko abakunzi bacu babidusabye, nifuje ko twaganira kuri icyo kintu cyo ni buryo ki wadufasha gusobanura cyangwa se kubwira abantu ni buryo ki umuntu yakoresha, niba twabyita strategy, niba twabyita tekinike ki, ariko ni uburyo ki umuntu yakoresha agasoma Bibiliya kandi akayumva mu buryo bwimbitse, mu buryo bwa nyabwo. Ikaze, wisanzure, utuganirize, nitukujya twumva hari aho tusasobanukiye turakubaza, ariko udusobanurire rwose. Ikaze pasiteri. Murakoze cyane muvandimwe. Twongeye twagarutse, ariko nanone ndasaba abakunzi ba televiziyo Imbaraga z'Ubutumwa Bwiza, niryo jambo risigura ya magambo muri uru rurimi tuvuga,
reka mbasabe nanone ko kugira ngo bumve ibyo ngiye kuvuga ubu nyine bishobora kubagora kuko ndakomereza aho narangirije ubushize. ubwo rero ugiye kutwumva uyu munsi birasaba ko kugira ngo yumve cyane asubira inyuma ku biganiro twatangiriyeho bize kumufasha kumva cyane. Urakoze, Imana iguha umugisha cyane kongera kudutumira kugira ngo tuze tuganire ijambo ry'Imana. Yego. Reka twifashishe ibyanditswe kugira ngo tuze gukomeza tuganira ahari wenda ibyanditswe kuko nibyo twishingikirizaho kuco tuvuga cyose. Ntabwo tuvuga amagambo yacu, turavuga ibyanditswe. Ibyakozwe n'intumwa, igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice 8 umurongo wa 30 n'uwa 31. Hari aya magambo avuga ngo Filipo arirukanka yumva asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, aramubaza ati ibyo usoma ibyo urabyumva? Undi ati nabibasha nte ntabonye unsobanurira? Bombi barabazanya. Umwe ati ibyo usoma urabyumva? Undi ati nabyumva nte ntabonye unsobanurira? Iki cyanditswe rero kiratuganisha kuco dushaka kuvuga mu kibazo warubajije. Ubushize nababwiye uburyo Bibiliya yanditswe mu buryo butandukanye. Noneho rero kugira ngo umuntu ayumve agomba kuyisomera muri bwa buryo busoma akoresheje bwa buryo yanditswemo. Mbibutsa uburyo bwo kubara inkuru, uburyo bwo gucurabwenge, uburyo bw'ubuhanuzi, uburyo gusobanura amagambo ari doctrinale. Twabivuzeho sinshaka kubitindaho. Noneho rero intambwe ya mbere yo kugira ngo wumve rya jambo uhaye usoma, nimba ari ijambo runaka, nimba ari igitabo runaka, menya ngo kiri mu yihe kategori cyangwa se mu buhe bwoko bw'imyandikire nk'iyo ngiyo mvuye kuvuga. Kuko iyo bitabaye ibyo usoma Bibiliya k'igitabo kimwe kandi Bibiliya igizwe n'ibitabo byinshi. Yego. Ikindi cya kabiri usoma Bibiliya ukayisoma ugakoresha uburyo ushaka nko gusobanura, ugasobanura mu buryo butari ubwo yanditsemo. Nigeze mbabwira umuntu wasobanuye ijambo ryo mu itangiriro, arari spiritualiza, arigira irinyamwuka kandi ni inkuru. Mu gihe usoma igitabo kiba ari inkuru, ni inkuru ibihaye bivugwa. Ibyo nabivuzeho ubushize. So noneho rero ndagira ngo ubu nyine mbaganirize cyane cyane ku bijanye n'uburyo ki noneho ufite cya gitabo, siko ufite rya jambo ry'Imana mu ntoki. Yego nidushake tuvuge ngo wamenye ko hari ibitabo byanditswe mu buryo bw'ubucurabwenge no mu buryo bwo kubara inkuru n'ibindi. Tuvuge ko ibyo ubizi. Ariko se noneho uri kurasoma n'uyu mwanditsi n'iyi nkone y'Inyetiyopiya yari kusoma Yesaya, igitabo cy'ubuhanuzi, bivuga ko yasomaga 53. Noneho Filipo amubajije ibyo bintu uri kusoma urabyumva? Ndagira ngo ufashe abantu bagira umwete wo gusoma Bibiliya, bakaba bagira impungenge cyangwa se bakaba bafite gutekereza ko kubera ko ntize theology, kubera ko ntize Bibiliya, ntabwo nabasha rwose kumva ibyo ndi kosoma. Nibo bakunda kubyibaza ibyo. Exactement. Ndetse ibyo bigatuma abantu bagira intege nkeya zo gusoma. Abantu bakaba bavuga ngo nubwo nsoma ntabwo numva. So ntacyo bimariye rero gusoma, byibuze reka mzihorere. Ariko ndagira ngo mbafashe noneho ntimukazongere kugira urwitwazo. Ubutaha bavuga ngo sinumva, hari ibintu mbaha cyangwa se hari ibintu mbaganiriza bizabafasha gusoma
kandi mukumva ibyo muhaye musoma mu by'ukuri hamwe n'Imana n'Umwuka Wera udushoboza byose. Yego. Ijambo rya mbere kugira ngo wumve Bibiliya d'abord no kubanza ugasoma. No kubanza ugasoma kuko wumva icuha yusoma. Yego. Yewe nubwo utokumva ariko ureka kutumva ariko wayusoma. Noneho udahaye wumva na utari kusoma nti wo kumva kandi ndi womenya kudahaye wumva. Nk'abakristo bategereza ijambo ngo bababwirira ijambo mu rusengero. Yego. Uri kumva? So rya jambo ryo mu rusengero ni ijambo somehow cyangwa se rimwe na rimwe usanga ritwaye isaha imwe. Kandi siko nibivugwa wa mugani harya kuri rutari byose ari ijambo ry'Imana. Usanga kenshi ari stories z'abantu abavuga ubutumwa benshi rimwe na rimwe nyine mu byo twatangiriyeho bakoresheje uburyo bwo gusoma akanditswe ahantu noneho cyane cyane bafite ibyo bashaka kuvuga bakabishigikirisha akanditswe nako kari kuvuga ndi gukoresha akanditswe si ugusuzugura ibyanditswe ariko mvuga ko ari portion na gace gatoya k'ibyanditswe umuntu akoresha kugira ngo supporting ibyo ari kwavuga. So kwanza tubanze dusome. Yego. Uri kumva? Tubanze dusome nibwo dushobora kuzagira gute kuzomenya ko tutari kumva cyangwa turi kumva. Exactement. Icya kabiri hari n'abandi bantu bakunda gusoma ibindi bitabo cyane ugasanga ndetse baranezerewe iyo basoma ibindi bitabo bakaba inspired cyangwa se bakizihirwa bari gusoma bya bitabo kandi si bibi ni byiza. Ibitabo byungura ubwenge buriya mu bitabo ureba habitse ubwenge bwinshi cyane mu buryo budasanzwe. Naje ndumwanditsi w'ibitabo nabitewe no gusanga mu bitabo harimo ubwenge bwinshi noneho bimpa gutera intambwe cyangwa se gutekereza ko no kumva mu mutima wanje ko hari ikintu gikomeye umutima wanje wakiriye hejuru yo gusoma ibitabo. So gusa tugira intege nkeya zo gusoma abantu bacu. Tugira intege nkeya cyane nkaba nosaba abantu abatwumva bose nyamuneka muze musoma. Cyane cyane musome igitabo kiruta ibindi bitabo arico Bibiliya. Yego. Kandi kiraruta ibindi bitabo kubera ko ibindi bitabo byandikwa hakoreshejwe ubushakashatsi bw'umuntu, hakoreshejwe ubwenge bw'umuntu, experience, ibyo yaciyemo, ibyo yabonye ku bandi, ubumenyi dukura muri technology, ibyo twumva, ibyo byose nibyo bigenda bivamo ibitekerezo umuntu yakwandika. Ariko rero ijambo ry'Imana ryo ntabwo ari resultat z'ibyo ngibyo. Ijambo ry'Imana ni revelation cyangwa se niyerekwa riva ku Mana no ku bantu bashoboye kwandika ibyo byanditswe. So reka nje ku ntambwe ya kabiri ariyo ntego y'iki kiganiro. Kugira ngo twumve ibyo turiko dusoma muri rino jambo dufite. Ntoye igitabo ngiye gusoma nimba ari mu isezerano rya kera nimba ari muri isezerano risha aho nasoma hose mfite icanditswe ndi gusoma. None ni gute no cumva? Intambwe ya mbere ituma wumva igitabo cyangwa se icanditswe. Ntukazaza uhitira muri Bibiliya ngo urambure aho uhitiye utangira usome. Siko uzaba utangiriye nimba ari inkuru uzaba uyitangiriye hagati. Ibyatambutse kuri iyo nkuru tuzabyumva ntuzabimenya. Siko kandi bigoye kumenya ibyo ukomeza usoma cyangwa se kumva ibyo ukomeza usoma wasize aho inkuru itangirira. Uri kumva? Noneho rero nizo ngorane dufite. Ijambo rya mbere tugomba kubanzirizaho byibuze
byibuze niba ugiye gusoma ije utangira igitabo mu itangira ryacu, uri kumva mu itangira ryacu igice cya mbere ugisome ukomeze, yego, uri kumva icyo gihe noneho uzamenya ukuntu ibintu byatangiye naho bigeze niyo bigana. Iyo ni inzira imwe yatuma wumva ibyo uri gusoma, urumva. Kandi ibyo ntibisabye kuja kuri theology. Umuntu wese uzi gusoma yobikora agasoma. Aha, so iyo ni intambwe ya mbere. kandi intambwe ya kabiri ni ukuri. Bibiliya irisobanura yonyine, tukeneye kuja kuri theology. Nubwo ari ngombwa kungura ubumenyi kuyobokamana, ariko kugira ngo wumve Bibiliya ntukeneye theology. Kumva Bibiliya ukeneye Imana n'umwuka wayo wera uhishura iby'Imana ishaka, kuko ubwayo yanditse mu mwuka, kandi bayirondora mu mwuka. Mu yandi magambo, abashaka kumva ikivuga n'abashaka gusobanukirwa ikivuga birasaba umwuka w'Imana kudirectinga cyangwa se kuyobora uyisoma kugira ngo ayumve. Ndetse n'abaje kwiga Bibiliya akenshi usanga bayigisha nabi, bakazana ubuyobe bwinshi mu bantu, bitewe n'uko usanga bazana ubumenyi n'imitekerereze y'uwatekereje, wenda agatekereza uko cyanditswe kivuga, ariko atari ko kivuga, akagihereza insiguro yatekereje, noneho bigatuma ubuyobe bubaho. Yego. So niyo mpamvu rero nari mvuze ngo ikintu cya kabiri Bibiliya irisobanura. Akenshi usanga ijambo rivugwa mu isezerano rya kera ugasanga ririko riravugwa mu isezerano rishya, rya jambo rimwe gusa. Ico dukwiye kwitaho ni ukumenya ko rirya jambo nubwo ari rimwe na rirya rihaye rivugwa harya mu masezerano yombi, cyangwa mu gitabo kimwe cyangwa mu kindi gitabo, ni ukumenya ngo se harya riri ko riravuga kurya rivuga hariya rya jambo rimwe rivuga muri cya gitabo nigeze mbikubwira ubushize. Kuko nkoresheje ijambo Pawulo yavuze hejuru yo kwizera na Yakobo yavuze, n'iryo jambo uriya muntu yakoresheje ndimo kugarukaho, rivuga ngo Yesu ni ikiremwa yararemwe, niwe wavugwaga mu itangiriro. Nawe yakoresheje ijambo riri mu rwandiko rw'Abakolosayi, aho Pawulo avuga ngo Yesu niwe mfura mu byaremwe, uri kumva. Noneho rero abaye imfura mu byaremwe, hariya mu itangiriro havuga ko iwe avuga ko Imana ije kurema uwo muntu atari Adamu waremwaga ni Kristo. Ntibumva ko uyu muntu agiye kuba umwe, ariko mu by'ukuri rino jambo rivuga imfura mu byaremwe, ko riravuga hejuru yo kuremwa kwa Kristo, ngo Kristo abaye icaremwe kimwe n'abandi. Rino jambo imfura mu byaremwe imfura mu byaremwe hano riri mu Bakolosayi, ko riravuga hejuru y'imfura mu kuremwa, uri kumva. So iriya mfura yavugwaga hariya ni kimwe nuko uzosanga Dawudi umwami Dawudi, hari aho Bibiliya imwita imfura, kandi mu by'ukuri uko abana bakurikirana ba Yesayi, Dawudi si imfura, ahubwo Dawudi niwe muherezi. Ariko usanga Bibiliya imwita imfura. Noneho rya jambo imfura aho risanze, esko rivuze ko Dawudi ari imfura? Iri jambo riri mu Bakolosayi rivuze ko Yesu yaremwe, ngubwo hakoreshejwe ijambo ry'ubufura. So ibyo nzagenda mbigarukaho mbisobanurira abantu, gusa naringize ngo twite kuri ico kintu. Mu gihe usoma ijambo risa n'irindi, uzumenya ko hari impamvu, uza wita kumenya ko harya riri rishobora kuba ridahari rivuga birya ryari ko rivuga hahandi mu kindi gitabo. Ibyo bintu nitubimenya bizadufasha gukura confusion mu bwonko bwacu hejuru yo gukoresha amagambo mu gihe dusobanura Bibiliya. Ikindi shaka kongeraho, Bibiliya irisobanura
amagambo uzusanga hari amagambo avuga kimwe cyangwa se mu kindi gitabo ya magambo yarasobanuwe cyane kuruta uko yasobanurwaga mu kindi gitabo. Yego. So ni byiza rero n'ibi bitabo dufite by'iki gihe. Ibi bitabo by'iki gihe Imana ihumugisha abantu babyitayeho ntitukaza tunanirwa. Nza mbivuga kenshi uzusanga rimwe na rimwe abantu bananirirwa aho abandi bashoboreye. Ntitukananirirwa aho abandi bashoboreye. Hari abantu bagira imbaraga n'umwanya wabo bakawushira mu bintu byofasha abandi. Ariko abantu ntibabashe gufata umwanya wo kubenefisia bya bindi abandi bafata umwanya kugira ngo bibafashe. Muri ibi za Bibiliya dufite hariya munsi y'amapaje bagenda baca uturongo bakagira ama reference. Ijambo nimba ari ijambo riri mu gitabo runaka ugasanga bashizeho ku ruhande bakavuga ngo mu kindi gitabo ni cyangwa se iri jambo riri mu kindi gitabo iki gice n'uyu murongo. So ubwo baba bakurangiye uburyo bugufasha rya jambo usomye ahandi urashobora gusimbuka ukarisoma mu kindi gitabo no mu kindi no mu kindi no mu kindi. Noneho ugasanga rimwe na rimwe ico ritavuze hariya muri kiriya gitabo kimwe hariya muri kiriya gitabo kindi birasobanutse cyane. Mu gihe cyose ubikora uzosanga uri kugenda wunguka kumenya cyangwa se kumva igihaye kivuga. Iyo ni intambwe ya kabiri. Yego. Intambwe ya gatatu no kwita, reka nsabe abantu bumve mwokagira Imana mwumve kwita ku magambo umwanditsi yibanzeho cyane. Sindi ko ngenda mu bindi bintu ko ndavuga Bibiliya gusa kandi mu buryo bworoshe umuntu wese uzi gusoma yokoresha n'ukuri akumva amagambo umwanditsi yibanzeho yitayeho cyane kurusha yandi. Uri kunyumva neza? Ndaguhereza urugero. Mu Itangiriro, igitabo cy'Itangiriro gifite ibice 50. Uri kumva? Igice cya mbere kugeza ku gice cya 11 kivuga hejuru yo kuremwa na development ukunda abantu bongeretse na introduction y'icyaha mu isi n'abantu batangiye kumenya Imana n'uburyo Imana yatangiye gukorana n'abantu. Yego. Bikarangirira mu gice cya 11. Kandi haravugwamo abantu benshi, kuza abantu kuza Enoki n'ibiki bindi ibyo bintu byose. Ariko ugasanga igice cya 12 all the way kugeza ku gice cya 50 haravugwamo abantu bane gusa. Ndumva uko nguko umwanditsi yibanze kuki muri iki gitabo. Urumva ko umwanditsi yibanze cyane kuri abo bantu bane kuruta ibindi byose yavuze mu gitabo. So kugira ngo wumve rero iki gitabo deja wite kuzimana yakoranye n'aba bantu. No kuvuga ngo niki Imana ihamagara Abrahamu yamuhaye isezerano. Iki gitabo kivuga hejuru y'isezerano ry'Imana kuva kuri Adamu wa mbere yaremye. Noneho irikomereza muri Abrahamu n'abamukomokaho. Noneho uyu mwanditsi atinda ku isezerano ry'Imana kuri aba bantu bane tuvuze. Urumva ibyo ni by'umwanditsi yagize gute yibanzeho kurusha ibindi muri ya myandikire yiwe. Uri kumva neza? Ndakumva rwose. Yego. Usanga kenshi mu gitabo usoma hari amagambo cyangwa se hari inkuru, nimba dukoresheje inkuru cyangwa nimba hari ijambo ry'ubuhanuzi cyangwa se nimba hari ijambo izi nzandiko zivuga, ugasanga hari izo ico mvuga n'amagambo umwanditsi yahaye umwanya munini. Yego. Umwanya munini w'ibyo yanditse uravugwa ku bintu runaka, ku bantu runaka, ku kintu runaka. Iyo usoma portion umwanya munini ugasanga bya bintu ikintu kimwe cyangwa bingahe nibyo bihaye bigarukwaho. Uko iyo niyo message y'iyo mirongo cyangwa se y'ibyo bice uri gusoma. Yego. Ustickinga kuri ibyo umwanditsi yatinzeho urabona message. Iyo niyo message
uwo mwanditsi aha yavuga kandi message y'Imana ni universal yego iri kwirabwira abantu b'ico gihe iri kwiratubwira natwe niyo ngiyo Imana igira message imwe igira message nishi kandi iyo message iri muri ico cyanditswe so noneho iyo umaze kuyibona wewe kumwigisha iyo umaze gufindinga this message niyo usangiza abantu b'igihe cyawe uri kumva niyo usangiza abantu b'igihe cyawe ya yindi same message ya message ico ni ikindi cyofasha umusomyi wese wa Bibiliya kumva ico ihayivuga yego ikindi ca gatatu ca kane nako cya kane ya hari amagambo ndayita mu rurimi rwacu gute hari amagambo introduce message introductory messages mu Cyongereza amagambo abanziriza ico umuntu agiye kuvuga arahari muri Bibiliya muzogende muzoza reka sinobona ingero cyangwa sinobona umwanya wo kuzoza mbahereza ingero z'uburyo bwose ngo nzapfe narabonye uwo mwanya urugero Yohana ubutumwa 20:20 uzosanga Yohana yaravuze ngo hari ibimenyetso byinshi ngo Kristo yakoze byinshi bitanditswe yego hanyuma aravuga ngo ariko ibi ndabibandikiye kugira ngo umva aho hantu umuntu avuze ngo ndakwandikiye kugira ngo ikigiye gukurikira kigiye kubiki tumva ko ari ya message ashaka gutanga mu gihe uzo uri kusoma Bibiliya reka ngaruke kandi kuri rya jambo natangiriyeho banza usome none bibo bimenya gute udahayisoma siko mu gihe uzo uri kusoma ngo kugira ngo ugasoma ijambo rivuga ngo kugira ngo ikigiye gukurikiraho ni message uri kunyumva yego ikigiye ndabandikiye kugira ngo bana banje bato ndabandikiye kugira ngo ijambo ryose rigiye gukurikiraho ni ya message urya mwanditsi agiye gutanga yiteho rero hita wamutangira gukurikira aravuze ngo agiye kwandika kugira ngo bigende gute siko kugira ngo mwumve ngo mugire mutya voilà ubwo nubundi buryo bushobora gutuma byanditswe duhaye dusoma byumvikana kuri wa muntu wawe bisoma yego ni byiza cyane muri ubwo buryo umuntu kwita ku majambo ahuza ayandi so that kugira ngo ariko ariko nayo ndaza kuyigeraho ariko ijambo ryose ribanzirizana kugira ngo irikurikiyeho ni message nico gituma noneho garebaga utangiriye hirya ya kugira ngo tubumbuye Bibiliya utangiriye hirya ya kugira ngo ntuyibonye utangiye kubindi kugira ngo wayitambutse ibyo ugiye gusoma urabyumva koko habe nake ntabwo ushaka kubyumva so mu by'ukuri ico ni ikindi kintu gishobora kudufasha kumva ico duhetse turi gusoma ikindi cya kane ndabicamo nihuta yego umwanya ntitwabona umwanya wo kugenda tuje muri detaye ndagenda mbahereza imirongo migari umusomyi wa Bibiliya umunsi umwe azofata akagendera muri aya mahame ndabizi ko hamwe n'umwuka w'Imana azafashwa kumva kandi sinshidikanya ko hazaza abantu hano kuvuga ngo mu by'ukuri ibyo mwatubwiye byaradufashije kumva ibyo duhaye dusoma ijambo rigira kane mu gihe uri gusoma Bibiliya reba amagambo yasubiwemo cyane uri kumva yasubiyemo kenshi ndaguheza urugero Zaburi 136 izivuga hejuru y'imbabazi z'Imana mushime Uwiteka kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose niwe waremye ibiva bikomeye kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose
ugasanga rigarutse inshuro nyinshi muri cya cyanditswe kimwe. Kubera iki rigarutse inshuro nyinshi? Niryo nyiri kwandika ubutumwa ashaka ko abantu bumva. So birahari muri Bibiliya no mu isezerano risha igice cya mbere cy'urwandiko rw'Abakolosayi, uzosanga hari ijambo rigaruka ngo niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone uko tubabarirwa ibyaha byacu, niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe. So ayo magambo rero agenda agaruka yisubiramo ni amagambo umwanditsi ariko akoresha kugira ngo yumvikanishe icyo ashaka ngo abantu bumve. Ni ukuvuga ngo ya magambo asubiwemo niyo main message, yego, niyo message, nibwo butumwa nyamukuru uyu mwanditsi w'iyi message ashaka ko abantu bamenye. Mu gihe ufashe Bibiliya usoma ukumva hari amagambo yagarutse kenshi, ayo ni yagize message, yego. Gusa reba amagambo ahuza yayandi kugira ngo ubone umwuzuro wa message. Uri kumva? Na magambo agize message, ariko message ndiyuzuye. Noneho ya magambo agize message ahujijwe n'ayandi. Cyo gituma nta jambo na rimwe tugomba kwirengagiza muri Bibiliya. Anico gituma nta jambo tugomba gutora ngo dusiga yandi muri Bibiliya. Cyo gihe tuzoba turiko tu misusing aya magambo cyangwa se dukoresha nabi ya magambo ari muri Bibiliya. So mu gihe usoma Bibiliya nshuti yanje, reba amagambo yagarutsweho, amagambo yasubiwemo nako, ayo agize message y'ijambo ry'Imana. Point number 5. Point number 5 ni amajambo cyangwa se ni uburyo ki uwandika cyangwa se utanga ubutumwa akoresha agereranya ibintu. Yego. Amagambo agereranya. Sinzi ukuntu mu Cyongereza bayita comparison, mu Gifaransa comparaison cyangwa se comparison. Comparison ni bari ko Cyongereza simbizi. Ndaguhereza urugero. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, kiriya gice cya mbere, umurongo wa 8, aho muhumve cyane. Hari ijambo rivuga ngo icakora muzahabwa imbaraga. Icakora cyangwa se icakora ni kimwe sinzi ndi very poor mu mvugo yacu y'ururimi ndi kuvuga. Sinzi icakora nimba risana ariko ndagira ngo ariko muzahabwa imbaraga. Ni amagambo amwe kubera iki ntiwumva deja ijambo ariko no mu buryo bwacu busanzwe. Mu buryo bwacu busanzwe ijambo ariko ni ijambo rigiye irikurikiraho rirasa n'irihinyura ryaribanjirije. Yego. Yumva? So ahantu zakozwe n'intumwa Yesu yari yavuze ngo abigishwa bari babajije Yesu ngo iki nico gihe ugiye kuzanamwo ubwami bwa Isiraheli. Yumva? Noneho ibo bumvaga bagiye kurenya cyangwa se kwima ingoma ya Isiraheli y'isi ya yindi ya Dawudi. Yes. Niyo yari understanding yabo, niyo yari imyumvire yabo. Noneho Yesu akoresha ijambo aravuga okay, nubwo ari iyo myumvire mufite, hari ubundi buryo mugiye gukoramwo ariko butari burya mwatekerezaga. Ariko icakora muzahabwa imbaraga. Kandi nimumara guhabwa imbaraga, ico ni ngaho yashakaga kuvuga ngo ico mwashakaga gukora mu bwami bwa Isiraheli bw'abantu, bwami bw'isi bwa Isiraheli, muzobikora mu bwami bw'Imana. Icakora muzahabwa imbaraga. Umwuka naza. Uwo mwuka naza azabahindura abagabo batarabo gukora mu bwami bwa Isiraheli, bo gukora mu bwami bw'Imana. So urumva ko amagambo yose abanziriza cyangwa se ari hagati yayo harimo ariko cyangwa icakora, sinzi nimba ari amaterma ahuye mu rurimi rwacu, birigisha iki? Uri kumva? Birigisha ko ijambo ryariko rivugwa ribanziriza ariko
Yego. irikurikiyeho rirahinyura ya ariko. Yego. ariko bera indibu tako ntagiriye uruzabibu rwanje kuruhingira isaha ya 5 nararucukuriye ndwinuramwe amahwa ariko bera indibu. So kivedire barahinyutse. Yes. Ico bari batezweho sico bagaragaje. Yego. So ayo na magambo ya comparison naya yuzuye muri Bibiliya. Mu gihe tuzaba turiko dusoma tuzayiteho azadufasha kumva uko mbega icyo iryo jambo icyo gitabo kiri kuvuga. Asandi cyane. Ikindi congeyeho ubwo n'uburyo ni comparison iri contra ni kugereranya ko ibintu bidahuye. Bidafitanye isano cyangwa se binyuranye. Noneho hakabaga n'indi comparison ihuza ibintu. Ifite ibintu bihuye cyangwa se ihuza kino kiri hano na kino kiri hano ikabihuza ku rugero. Kuko imparakazi yahagizwa no gushaka amazi mu butayu. Niko umutima wanje wahagizwa no kugutunga siko. So urumva ko iyo ni comparison imeze gute ihuza ibintu bibiri ikabihuriza hamwe mu ntego imwe. Imparakazi ifite inyota irahagijwe gushaka amazi mu butayu. Umutima wanje yanyota imparakazi ifite nanje niwo ifite wo kugira gute wo gutunga Imana. Tumva ko ibyo bintu nkuko niko. Kuko niko nguhereze urundi rugero. Kuko Mose yamanitse Yohana 3:10. Kuko Mose yamanitse inzoka mu butayu. Niko na Kristo yagize gute yamanitswe kugira ngo abamureba bose bakire ibyaha. Mose yamanitse inzoka kugira ngo abayireba bose bakire ubumara bw'inzoka. Tumva ko iyo ari comparison iri alike y'ibintu bisa. So ibyo biri muri Bibiliya. Aya magambo mpaye mvuga na magambo ari muri Bibiliya kandi yuzuye muri Bibiliya. Ashobora gufasha abayisoma kumva igihaye kivugo. Uri kumva na magambo agereranya ikintu kiri hano kuko niko. Kuko Mose yamanitse inzoka. Kuko imparakazi yahagizwa. Kuko umurinzi agirira igitondi amatsiko. Niko umutima waje kugirira amatsiko mwana. So ayo na magambo ari muri Bibiliya adufasha kumva igihaye kivugo. So ijambo wenda nza kurangirizaho ni ibibazo. Hari amagambo amwe asubiza ibibazo. Hari ikibazo kibazwa. Hari ahantu Paulo agenda avuga ku rugero nko ku gice cya 6 ese dukomeze dukora ibyaha ngo ubuntu bw'Imana busage. Ntabwo Paulo yibazaga yamara kisubiza. Hari agatabo kamwe gakunda gukoresha aba gaturika cyane kitwa Catechism. Catechism ni agatabo kaza kabaza ibibazo kakabisubiza. Hari ukuntu nazaga numva iwacu bavuga ngo arabaza kisubiza nkagatigisimu. Nkagigatigisimo ya. So ni kaza ku rugero kaza kabaza ngo ese Imana ni iki. So kamara kagatanga igisobanuro c'Imana. So Paul ntiyari kwavuga nkagatigisimu ngo avuge abaze namara yisubiza. Ahubwo yasubizaga ikibazo yabajijwe n'abantu. Nubwo Bibiliya itoja wa mugani wa Yohana ntabwo byokunda ngo ikintu cyose cyavuzwe cyandikwe. Umwanditsi wese yagiye yandika iby'ingenzi birebana n'ico yagambiriye ko abantu bamenya. So ibindi byose biraho around cyangwa se yabwiwe yumvishije ntiyo basha kuzandika ngo bizokunda. Hari amagambo asubiza ibibazo. Dukora ibyaha ngo ubuntu bw'Imana busage tibikabeho. Urumva deja ico ni igisubizo. Igisubizo. Tibikabeho.
hari utuntu twinshi cyane tuvuga ubu nyine ariko ndagerageza kuvuga utw'ingenzi turangize sigaje tubiri naringize ngo ndangize ariko sinorangiza utwo tubiri ndatuvuze mu gihe cyose ngaruke kuri iryo usanga hari ahantu hari ikibazo ikigiye gukurikiraho ni igisubizo cya kibazo so urumva ni ngombwa rero ko ibyo byitabwaho ukamenya ngo iri jambo risubije kiriya kibazo ese nimba ugiye noneho ugakwigisha ese iki kibazo kiriho none kiryo jambo narimvuze ese dugume dukora ibyaha ngo ubuntu bw'Imana busage ese ico kibazo turagifite none muri iki gihe cyane okay noneho nimba gihari umwigisha wa none afite igisubizo cy'ico kibazo aragikura he mu bwonko bwiwe cyangwa he afite icyanditswe gisubiza ico kibazo ni naco gituma nzambwira abantu ngo iyo icyanditswe iyo ijambo rivuzwe icyanditswe kikagira ico ririvugaho tihaba hagikenewe opinion ngo jewe ndatekereza gutya ibitekerezo z'umuntu nuko umuntu abyumva nuko abibona tibikenewe mu ijambo Bibiliya inonoso rikavugaho akandi kantu ka gatandatu cyangwa ka karindwi mbere yuko nza kurangiriza ku kandi kamwe gutuma abantu bafashwa cyangwa se basoma bakumva ni amagambo akonkuriwa cyangwa se y'indunduro y'indunduro urwandiko rwa Biroma ruraduhereza urwo rugero igice cya 12 ijambo ryose ribanzirizwa na nuko rero iyo umuntu avuze ngo nuko rero aba ashaka kuvuga iki gikurikiraho abashaka nko gutanga message ikurikiraho idahinduka yego cyangwa se message irangiza ibyo yavuga yego nico nashakaga kuvuga arahari amagambo menshi ijambo ryose uzosanga ribanzirizwa na nuko rero nukuvuga ngo uyu uri kwavuga bino bintu azaba agiye gutanga indunduro y'ibyo yavugaga gutanga conclusion y'ibyo yavugaga ririya jambo riri mu Baroma 12 rivuga ngo nuko rero mutanga imibiri yanyu turayitangira iki ariko igituma tuyitanga ni byabaye mbere yuko rino jambo rivugwa no kuvuga ngo Paulo atangira kino gice c'Abaroma cyose igice ca mbere ukageza ku 11 yagiye yavuga imirimo Imana yakoreye muri Kristo Yesu gucungura umuntu yego noneho uyu muntu ari hano hirya y'urubanza rw'ibyaha byiwe yego noneho hakenewe iki cyangwa se akeneye iki nyuma yo gucungurwa gutanga umubiri wiwe kuba igitambo gishimwa n'Imana niyo service nawe yiwe ku Mana hanyuma ikindi gice cyose kiri inyuma ya kiriya gice cya 12 Paulo agenda avuga responsabilité za wa muntu ku wundi responsabilité za wa muntu ku mategeko cyangwa se ku isi responsabilité za wa muntu mu buryo bw'ubuzima bwiwe nyuma yo gukizwa uri kumva noneho rero kugira ngo twumve ibyo bintu ayo magambo tuza tuyitaho yego tuyiteho kandi tuyiteho cyane arimwo menshi n'ayandi noneho nugira umwete wo gusoma uzoyasangamo kandi nutangira gukoresha ubu buryo kubwiye yego ndazi neza ko umunsi umwe uzovuga ngo Imana ishimwe kubwibi mpaye mvuga uyu munsi kuko sishidikanya ko bitazabura kugira uwo bifashe irya nyuma iryo ni theologique cyane ariko reka ndivugeho gatoya nubwo iryo rigoye risaba etude risaba kwiga ubukeya ni ijambo rijanye n'imico kintu mu Congereza bazabita ngo ni nama context ari historique cyangwa culturel no kuvuga ngo ni ya mpamvu wa mwanditsi yandikaga uri kumva
impamvu wa mwanditsi yandikaga icyamuteye kwandika, circonstance ki yatumye yandika, ese ni circonstance no mu rurimi rwacu ni ikibazo ki cyari gihari cyamuteye kuvuga ibyo yavuze, ni iki yari ariko akosora, ese ni ikibazo kijanye n'umuco, ni ikibazo kijanye ni ibiki bari ko bica ku rugero ntanga ijambo riri prominent cyane dukoresha urwandiko rwa mbere rw'Abikorinto igice cya 11 ku murongo uhereye ku murongo wa 23 aho Pawulo yavuze hejuru y'igaburo ryera. Uri kumva hejuru y'igaburo ryera urumva hari ukuntu yakosoye igaburo ryera uburyo ryakorwagamo, ntabwo bari bakisangira ku mpamvu zo kwibuka ibyo Kristo yakoze, ahubwo bari basigaye bagenda bakazana amafunguro batekeye imuhira bakayazana, akaba ariyo bahindura ifunguro ryera. Noneho abakene muri bo badafite icyo bafungura muri uwo mwanya bakagorwa no kubona icyo bafungura muri uwo mwanya. Noneho Pawulo abandikira ijambo particulièrement ashaka mu buryo bwihariye ashaka gukosora ubwo buryo bakoreshagamwo igaburo ryera, kuko sico rigendererewe. Aravuze kubera iki mutagenda ngo muje gufungurira iwanyu mu mago, ko ari cyo gikwiriye, ko ari byo ngombwa, naho igaburo ryera ryabereyeho kugira gute kwibuka umwana. Arababwira ngo kubera ko murinywa nabi, hari n'abantu baza bahunga igaburo kubera ko batekereza ko imitima yabo itari sawa n'Imana, ahubwo nico gihe cyo kwegera Imana. Yakarifashe nico gihe cyo kwegera Imana. Daboro rifate banza wisuzume, niko abantu baza barikoresha nabi nabi, kandi reka ndigarukeho. Pawulo aravuga ngo wisuzume winire, kuko nunywa nabi uranywera kugirwaho urubanza. Kunywa nabi ni bwa buryo ki bari ko bakoresha bwo kuzana amafunguro bakarya just kunezeza imibiri, ariko bitari mu mpamvu za ryagaburo. Kurinywa nabi rero kukazana urubanza ku muntu, kurinywa nabi kukazana urubanza. So kwisuzuma nukureba nugukora introspection, ukamenya ko ugiye kurinywera mu ntego yaryo. Taho bihuriye, ntaho Pawulo yarahaye avuga icyaha. Kwisuzuma ni beno kwisuzuma nyine nico maze gusobanura. Kwisuzuma avuga nukureba motive, ni yihe mpamvu itumye wegera igaburo. Ese nukurya ngo uhage, nugufata amafunguro yawe biri ukunda kurya cyane ukabizana hano ukarya, niyo mpamvu yo gufata ifunguro. So ugiye kurifata kuyihe mpamvu, kuko ni impamvu imwe gusa igomba gutuma dufata ifunguro, kwibuka Kristo. Kandi iyo twibuka Kristo ngo tuba twamamaza urupfu rwiwe. So iyi ni impamvu yari yose itari iyo tigomba gutuma wegera ifunguro ryera. Sinshaka kukubwira ko ibyaha by'umuntu buri gihe Imana yanga icyaha. Inzoza kubiganira igihe nzoba ndi kumvugana nawe hejuru y'icyaha. Buri gihe Imana yanga icyaha, kandi ikenera ko buri gihe tubabera nkayo. Uri kumva? So ariko abantu bafata si wo mwanya wo kwihana ibyaha, kandi si wo mwanya wo kubona ko ufite ibyaha. Ubwo ugiye kwegera ifunguro ryera, aho niyo dukorera mistake. Duhura n'ibyaha ariko twaje kwegera ifunguro ryera niho tumenya ko dufite ibyaha, cyangwa niho tumenya ko tugomba kwirinda kwikuraho ibyaha. No, ubuzima bwacu n'ubuzima bwejejwe n'ubuzima bugomba kuba mu kwezwa buri gihe, ariko icyaha ticagombye kudutandukanya no kwegera ifunguro ryera. So ibyo nari bivuze na Pawulo yanditse muri iyo circonstance. Urumva ko iyo ni context kerisa niri historique, na kabazo kari kabayaho yashakaga gukosora. So hari n'ibindi yani ma context culturelle y'imico n'imigenzo yakorwaga, amagambo amwe namwe muri Bibiliya yanditswe muri izo context. So ibyo nibyo narivuze ngo bisabaho ama-etude kumenya ese niki kibazo cyari cyabaye, ariko ibyo ni ngombwa
ariko tivyotuma utumva ibindi byanditswe ngubwo ibyo ngibyo utabizi biroroshe cyane nabyo kuba wobimenya kandi Imana ni dushoboze kaduha igihe tuzoza tugenda tugaruka ku magambo amwe namwe cyane cyane mu isezerano risha niho huzuye ayo magambo ari muri sanse cyangwa se yanditswe mu rwego ruri context historique cyangwa se culturel. So numva rero ibyo ari byo bintu ushobora kuvuga muri uyu mwanya kandi ntekereza bizobafasha. Sinzi nimba hari kibazo mbaza mbere yuko dusoza. Nta kibazo, turashimye ko waduhaye umwanya kandi tukaba twaganiriye. Umuntu wese wakurikiye kino kigishwa nakurikiza ibyo bintu bitanu tuganiriyeho, niba atari bitandatu ni birindwi hafi aho ngaho, sinabaze ariko nabikurikiye, ariko icyangombwa si umubare, ariko uzagenda bikurikiza nibaza ko azasoma Bibiliya. Urugero, hari nk'abantu bazi ijambo rivuga ngo Yesu ararira, iryo jambo akaba azi ko arizi, ariko mu by'ukuri ntazi ngo Yesu muri icyo gitabo bavugaga Yesu ko yarizwaga n'iki. Nicyo rero watangiriyeho uvuga uti tugenda tugasoma akantu gato, ariko ntidutangire igitabo ngo tumenye icyo gitabo cyo cyari kigamije kuvuga. Harimo n'irindi jambo bakundaga kuvuga kera bati aho mugeze hose muba muhagabijwe na hanyu murahafashe. So ugasanga umuntu afasha ako ngako ariko ntazi impamvu iki mu by'ukuri aho icyo gitabo cyanditswe gityo. Noneho aho ageze nawe akaba yavuga imitungo ya rubanda agezemo ati iyi ndayifashe Kristo yari tukabije. Ariko ni ifoko dusoma tugendeye kuri izo ngingo zikadufasha kumva igitabo mu by'ukuri cyo kivuga. Maze turabashimiye mwebwe mudukurikiye, ariko tubamenyesha ngo muri iki kiganiro twashyizemo ingingo yitwa ikibazo cy'amatsiko. Ni ikigizwe n'amasegonda 30. Ikibazo cy'amatsiko tuzajya tukibaza tugiye gusoza ikiganiro, irifo kuzajya ukurikira maze ukumva ikibazo cy'uwo munsi uko kizaba kimeze. Ni ikibazo kizaba gitandukanye n'ikiganiro cyabayeho, ni ikibazo kimwe na kimwe umuntu afite uzajya unyandikira muri komenti, nzajya mbisoma. Icyo kibazo tuzajya tukimubaza twongeye kuganira. Uyu munsi umukunzi wacu yadusabye ko twazabaza pasiteri ikibazo kimwe akagisubiza mu magambo make atarinze wenda kuko atariyo twari kuganiraho. Ni ikibazo tuzatubaza mu ijambo rimwe nawe akarisubiza mu rindi jambo kuko ni amasegonda 30. Mubifate mu mutwe, tuzajya tubaza ikibazo mu minota ya nyuma. Pasiteri, umukunzi wacu yatubaje ikibazo kigira kiti ese Imana na Satani baba baganira cyangwa se baba barigeze baganiraho? Maze nawe uradusubiza mu magambo magufi kuko ni amasegonda make twahaye ku gace. Yego, baraganiraga igihe dusanga mu gitabo cya Yobu igice cya mbere ko abana b'Imana bashengereraga na Satani akazana nabo, Imana ikamubaza aho avuye. So nawe agasubiza bakakorana ikiganiro, baravugana. Umukunzi wacu arashubijwe, buriya azagaruka tubaza ibindi dutyo muzajya mugira mwabyumvise ko Imana na Satani baganiraga. Bizavamo ikindi kiganiro. Murakoze, turabashimiye. Imana ibaho umugisha kandi mukomeze mudukurikire ku rubuga rwa PGC TV. Turabakunda kandi Imana nayo ibagirire neza aho muri mwese mu bihugu bitandukanye ku migabane y'isi itandukanye. Murakoze. Pastor, wasezera abantu. Sawa.
ibihe byiza yego umwami abagenderere kandi abahe kumva ubutumwa bwiwe asante murakoze mugira ibihe byiza asante